tubashimire ko mutahwemye kubana natwe kandi twongere tubahe ikaze mu kiganiro. Nkeneye kumva Mwuka Wera ruhari rwe, bumva icyo mwiriwe gusaba nanjye n'uyu mwaka utangiye, turacyari mu ntangiriro z'umwaka bundi bushya. Kandi mu minsi izaza tuzagira n'umunsi mwiza wa Pentecote. Yego rwose. Twabibararikiye turi kumwe n'umukozi w'Imana Justin, Pasteur Justin Hakizimana. Reka nawe abasuhuze kandi tumwakire muri studio za Life Radio na TV. Murakoze cyane, nanjye ndabashuhuje kandi ndanabiyegereje. Murakoze cyane. Twese hamwe turabasangwa kandi ni byiza, hano ni iwacu. Uvuga ngo mu mibereho y'imbere ye amaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, abaho ubuzima bwo kumvira wa Mwuka Wera, abakorera muri we, akorera mu mutima we. Ubwo rero bukaba uburyo bwa mbere. Noneho uburyo bwa kabiri busa n'ubwisumbuyeho, noneho ni ryo ryasezerano Yesu yasize. Muzi ko abanye n'abigishwa b'imyaka 3 n'igice. Muri iyo myaka 3 n'igice yakomezaga kubasezeranya Mwuka Wera. Urumva baramufite aba muri bo, ariko akanabasezeranya kandi Mwuka Wera. Aho rero nicyo abantu benshi batajya bakunda gusobanukirwa. Ariko uburyo yamusezeranyaga abigishwa be bwari uburyo noneho azaza kubabatiza mu Mwuka Wera. Murabizi ko ku munsi wa nyuma yarababwiye ngo dore Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike, ari nawe yaje kuba iminsi 10. Ngo ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa Umwuka Wera. Igihe rero amaze kugenda, muzi ko abigishwa be bagiye mu cyumba cyo hejuru bakamarayo iminsi 10. Ku munsi wa 10 biza guhuza nuko hari kuri Pentecote. Muzi ko Luka byandika yaravuze ngo umunsi wa Pentecote usohoye, ngo bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, ngo batungurwa n'umuriri uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane. Uraza ukwira inzu bari bicayemo, hahita haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro. Ngo ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo, ngo bose buzuzwa Umwuka Wera, ngo batangira kuvuga mu ndimi nk'uko Umwuka abahaye kuzivuga. Urumva rero ni ubundi buryo bwa kabiri. Noneho aje kubazamura no kubashyira ku rundi rwego kugira ngo babashe gukora umurimo w'Imana mu buryo bw'imbaraga zisumbuyeho. Uvuga ngo ahangaha hazamura umuntu akamushyira ku rundi rwego. Murabizi ko mbere hose ntibavuze mu ndimi. Mbere hose burya hari ibyo batakoze. Mbere hose babaga aho ngaho mu buryo busanzwe, barimeze nk'abantu basanzwe. Ariko bamaze kuzura Umwuka Wera, mwibuke ubuzima bwarahindutse, imikorere irahinduka, uburyo bakoraga bava mu bwoba. Muzi ko ba Petero bari abanyabwoba cyane. Muribuka Petero ukuntu yahinze umushyitsi mu gihe cya Yesu. Muzi ukuntu ngo Yesu bamutwaye arenga undi ahinguka, kandi yavuze ngo naho haba mu rupfu turajyana. Kurinda bagera mu rugo rw'umutambyi nijoro. Hanyuma noneho Petero nawe ahahingutse nyuma batangira kuvuga bati n'uyu mugabo yajyaga agendana nawe, aramwihakana bwa mbere, aramwihakana bwa kabiri, aramwihakana bwa gatatu. Ubundi ntibongera kumuvuga, bongera burya kuvuga Petero. Nyuma nyine abwira abandi ati tujye kwirobera. Ntago tuzi ibyo ari byo by'uyu muntu twari twarakurikiye. Urumva? Ariko ngo amare kuzura Umwuka Wera, ahagarara imbere y'aba bantu noneho bari na benshi cyane, arabahamiriza ngo yari yumvisha bariho bavuga ngo abantu yababonaga bavuga mu ndimi, bavuga ngo basinze. Arangije arabacecekesha ati reka mbabwire ibyabaye mwe kubyitiranya. Atahabwa ibi ni ibyahanuwe n'umuhanuzi Yoweri, yavuze ngo mu minsi y'imperuka nzasuka Umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, abasore bazerekwa, abakambwe bazarota, kandi muri iyo minsi nzasukira Umwuka wanjye ku bagaragu banjye n'abaja banjye bazahanura. Urumva? Arangije nyine abasobanurira amateka ajya mu bya Yesu. Ageze hagati arabwira ngo kandi wa Yesu wa undi mwishe mwebwe mukanamubamba niwe ubikoze, ibi mureba niwe ubikoze. Urumva? Tekereza baza Petero cyagiye wahungaga, cyagiye wihakanaga, uzi ko ahamije Yesu yarigendeye yarigiriye mu ijuru.
ariko yamaze kubatizwa mu mwuka wera. Urumva ubwoba bwashize, ahawe gushira amanga, imikorere irahindutse. Uwo munsi yabwirije abantu ibihumbi n'ibihumbi. Imyaka 3 bamaze irenga, ntabwo bari barabwirije abantu ngo bakizwe 3,000, kandi 3,000 kera babaraga abagabo. Ngaho tekereze rero ko amateraniro yose abagore n'abana ari bo benshi. Mwibaza abantu bari bahari n'abantu bakije. Urumva noneho rero bamaze kuzura umwuka wera, iyo mikorere yarahindutse. Hanyuma bashira ubwoba bashiramanga, haba umunezero mwinshi. Urumva umukuzura umwuka wera habaye umunezero mwinshi cyane, batangira no gukoreshwa imirimo ikomeye, irimo ivugabutumwa rikomeye ry'imbaraga rihindura abantu, ririmo gukora ibitangaza bikomeye. Urumva mu gihe gito cyane bari bakoze ibitangaza birenze ibyo bakoze mu myaka 3 n'igice bari kumwe na Yesu. Urumva so rero bakijije abarwayi, abapfuye barazuka. Murabizi habaye impano zikomeye, impano z'ibitangaza, impano zo guhishurirwa, impano z'ubuhanuzi, abigisha. Mbese ibyabaye kuri Pentecote byari bikomeye cyane. Ubwo rero nibwo buryo bwa kabiri, kandi biradukwiriye ko abantu bumva cyane iby'iri sezerano. Kuko abantu, niba Yesu yaragiye kugenda akababwira ati ntago nabasiga gutyo gusa, yaravuze muri Yohana, reka wenda mpasome mu gice cya 14 ku murongo wa 15 kumanuka hepfo. Yaravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, ngo nanjye nzasaba Data, ngo nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, ngo niwe mwuka w'ukuri, ngo nta nubwo bishoboka ko abisi bamuhabwa. Iri jambo sinzi n'abantu bajya nyabana abantu basenga ngo bahabwe ngo mwuka wera, ariko batarabanje gukizwa. Ntabwo bishoboka ko abisi bamuhabwa, kuko batamurora kandi batanamuzi. Ngo ariko mwebwe muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Urumva isezerano ko yaritsinda ngo azaba muri mwe. Hanyuma ngo sinzabasiga nk'imfubyi, ngo ahubwo nzaza aho muri. Urumva mwene aya magambo anatsindagira bwa butatu tuvuga, kuko humva hari ugiye hari ugarutse, ariko kumva ntatandukanira, kandi abana namwe kandi azaza aho muri. Urumva noneho rero urumva rero muri make nuko navuga. Hariho abakiriye abateye intambwe, mwuka wera arabashoboza barakizwa, ariko bakwiriye kongera no gutera indi ntambwe yo kubatizwa mu mwuka wera, kugira ngo babashe gukorera Imana umurimo w'imbaraga, babashe kugera ahandi hantu, abashe no kubahindura. Kuko uriya mwuka wera ba Petero se ntibahindutse? Barahindutse. Ariko tekereza umuntu wihakanye Yesu ariko ugiye mu mateka ye ngo umunsi bagiye kumubamba, yaravuze ngo ntimumbambe nk'umwami wanjye, ngiye mumbambe munshuritse. Ibintu byarahindutse, kandi mbere baje gufata Yesu ajya afata inkota ajya kurwanira mu mubiri. Pastor, no kuvuga ko umuntu wese wakiriye agakiza aba afite mwuka wera. Ku muntu wese aba afite mwuka wera iyo yakijijwe, ariko ntibivuze ko yabatijwe mu mwuka wera. Ariko ndumva twasubira inyuma gatoya mu ntangiriro wagiye bikomoza no mu ijambo ry'Imana. Undi mwuka wera aza kurinde, aza rya rimwe na rimwe hagiye dufata amasengesho. Nagiye mbibona kenshi y'iminsi 3 y'iminsi 4 dusengera mwuka wera, tuvuga abasengera wa mubatizo twavuga, rya sezerano Yesu yasize. Aza kurinde, aza ryari. Hari n'igihe wumva umuntu aguhaye uhamya ati ngewe nari nicaye ahantu mwuka wera arambwira ati ngwino ujye gukizwa, ndaza. Aza ryari, aza kurinde. Ubwo reka turabuvuga mu buri bwa buryo bwa kabiri bw'umubatizo wa mwuka wera, kuko nibwo abantu basengera. Nibwo abantu basengera. Rero buriya ubundi umuntu wese wamaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza we, uwo muntu ababaye kandida wo kubatizwa mu mwuka wera. Umuntu wese wavutse ubwa kabiri, umuntu wese wogejwe n'amaraso ya Yesu, ni isezerano rye. Iyo wakijijwe ukakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ukuzwa n'amaraso yakagutunganya, ubaye umukandida. Urwo ni rwo rufunguzo. Uzakubwira urundi rufunguzo
akakubwira wenda ngo ni amasengesho, akakubwira ngo wenda ngo ni ibindi bindi umuntu yakora, wenda ni ugutanga cyane, ni ukugira gute, ntabwo azaba ari byo. Urufunguzo rufungurira umubatizo wa Mwuka Wera ni rumwe, ni ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Ndetse n'ikimenyimenyi ni uko hari umuntu ukizwa uwo munsi akabatizwa mu Mwuka Wera uwo munsi, akanabatizwa mu Mwuka Wera atarajya no mu mazi menshi. kubera ko aba yarakiriye agakiza. kuko icy'ingenzi rwa rufunguzo aba yarubonye, kuba yakijijwe akakira Kristo nk'umwami n'umukiza we. Hanyuma wenda ibindi abantu bakora ni byiza kandi ndetse cyane ni ibyo twavuga ko ari ibitiza umurindi cya gikorwa. Yego, kuko niba abantu bafata ibihe byo gusenga barimo barakora neza kandi bamusaba, mu yandi magambo ni nko gusaba bwa burenganzira bwabo, ni nko gusaba rya sezerano, Mana dusohoreze isezerano. Urumva kandi Yesu yaravuze ngo umuntu ntagira inyota. Urumva iyo umuntu asenga rero abagaragaza inyota. Mu gice cya 7 muri Yohana ku murongo wa 37 kugeza kwa 39 yaravuze ngo nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru, yari iminsi mikuru y'ingando hano, ngo ari wo munsi uruta iyindi, ngo Yesu arahagarara avuga cyane ati umuntu nagira inyota azahondanywa, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye nk'uko ibyanditswe bivuga. Noneho umwanditsi agasobanura ngo ibyo yabivuze ngo yerekeje ku Mwuka Wera w'abamwizera bendaga guhabwa, ngo ariko ubwo umwuka yari ataraza kuko Yesu yari atarahabwa mu bwiza bwe. Urumva rero iyo umuntu asenga abagaragaza iki? Inyota. Iyo umuntu arimo akorera Imana ashishikaye abagaragaza inyota. Iyo umuntu aza mu materaniro abagaragaza inyota. Iyo umuntu yiyeza yitunganya cyane abagaragaza iyo nyota. Kandi buriya urumva nko mu rusengero kenshi nubwo wenda hari ababatizwa bicaye mu rugo iwabo, abandi bakabatizwa bigendera mu nzira, abandi bakabatizwa bicaye muri ofisi zabo, abandi bakabatizwa bari ahantu hatandukanye, ariko uzasanga kenshi bikunda kubera no mu rusengero. Kubera ko bikunda kubera ahantu havugirwa ijambo ry'Imana, ahantu basenga, ahantu bari mu masengesho. Ni ukuvuga rero ngo niyo mpamvu rero buriya byongera umurindi. Biriya ni social factor, ni ibintu byongera umurindi kuri rwa rufunguzo twavuze ari rwo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Ari gusenga, kwiyiriza, kwiyeza, guterana. Ibyo ni ibintu byose bifasha umuntu kurushaho kwegera, bishobora byongera amahirwe, reka ariko tubivuga, byongera amahirwe yo kuba umuntu yabatizwa mu Mwuka Wera. Wavuze ruti rero biba ryari, biza kuwa kangahe, bizasangahe? Buriya ubushake bw'Imana ni ubushake bw'Imana, si ubw'umuntu. Ntago Mwuka Wera akoreshwa ubushake bw'Imana, ntago ari ubushake. Nshobora kubishaka mu gitondo bikaza nimugoroba, nshobora kubishaka uyu mwaka bikaza umwaka utaha. Urumva bafite inyota mbishaka nkanjye byaje nyuma y'amezi 6. Urumva ariko nkikizwa nagize inyota yabyo, ndabisengera cyane, ariko umunsi byagiye kuza byaje bintunguye. Urumva byaje bintunguye, birantunguranye kubona mbona ninjira mu rusengero gutya, mfatwa ikirenge cya mbere kigezemo. None Pastor, ni gute mwadutandukanyiriza kuyoborwa n'Umwuka Wera no kuzuzwa Umwuka Wera? Nabyo biza ku muntu wakiriye agakiza cyangwa? Urumva kuyoborwa n'Umwuka Wera, ubundi kuyoborwa n'Umwuka Wera ni ukumvira Mwuka Wera. Iyo wumvira Mwuka Wera nibwo ubuyobowe na Mwuka Wera. Ni ukuvuga ngo hari ijwi rye ugomba kumvira, ugomba gutera intambwe ukagenda ukurikiye icyo akubwira, kuko Mwuka Wera akwigisha gukora ibyiza, akwigisha kugendana n'Imana, akwigisha guhitamo neza, akwigisha agenda no mu mutima wawe. Nubwo hataba izindi mpano ngo habe kumva ijwi, ngo habe kugira amayerekwa, unabyumvira mu mutima.
wajya nukora n'ikintu kibi ukumva ubuza amahoro ntakwemerere, akakwigisha kugenda neza mu murongo w'Imana, ukurikiza ijambo ry'Imana, ukurikiza ibyanditswe byera. Numva buriya rero iyo umuntu uyoborwa n'umwuka wera ni umuntu wumvira umwuka wera. Noneho rero byagera kuri bwa buryo bwa kabiri twavuze, ho Yesu yaravuze ngo uwo mwuka naza noneho ngo azabayobora mu kuri kose. Ni muri Yohana 16 ku murongo wa 13. Ni ukuvuga ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira n'ibyenda kubaho. Bivuga ngo mwuka wera azana guhishurirwa. Iyo uhishuriwe rero umenye ubushake bw'Imana. Ko buriya hari igihe umuntu agira inkomanga yo mu mutima, ariko hari igihe ugira niyo nkomanga ukaba wanashidikanya. Ariko noneho muri bwa buryo bwa kabiri naza azabayobora mu kuri kose, azabayobora mu kuri kose, bisobanura ko hari ubundi buryo azagenda bafasha. Hari aho azatanga ihishurirwa, hari aho azakoresha umuntu mu mbaraga, hari aho azumva imbaraga zimusunika. Ufite muri buriya buryo bwa kabiri umuntu yarabatijwe mu mwuka wera, habaho izindi mbaraga zimera nk'izitwaye umuntu, ku buryo wumva hari ari itandukaniro. Ni ukuvuga rero ngo buriya mwari mwahaye interuro y'iki kiganiro umumaro cyangwa se uruhare rwa mwuka wera. Ni umumaro wa mwuka wera mu buzima bwa gikristo. Ubwo rero mwatangiye kwinjira ngo mutangiye kumbaza kuyoborwa. Noneho rero urumva azabayobora mu kuri kose. Mu kuri kose ni ukuvuga ngo noneho umuntu nagira amahirwe akabatizwa mu mwuka wera akanamwumvira, ni ukuvuga ngo kora ubushake bwose. Buriya ba Petero si bagendanye na Yesu imyaka 3 n'igice. Ntabwo ureba ukuntu Petero yagize ubwoba, akaba yanatinya akagenda biguru ntege mu bya Yesu ku munota wa nyuma. Ariko noneho kandi yari afite mwuka wera, ariko yari atarabatizwa mu mwuka wera. Ariko namaze kubatizwa mu mwuka wera, Yesu yavuze ngo azabayobora mu kuri kose, noneho nta kizamutangira. Azabayobora mu kuri kose, nuvuga ngo aho azashaka ko, aho Imana izashaka ko ahagarara azahagarara. Igihe azashaka ko avuga azagira gute, azavuga. Ariko mbere yaratinyaga. Yego. Nuko rero hariya rero ku bijyanye noneho no gukoreshwa na mwuka wera, numva hariho kuyoborwa, ariko hariho no gukoreshwa. Kuyoborwa na mwuka wera turabivuze, ariko gukoreshwa na mwuka wera nabyo ni ibindi. Mvuga ngo ni mwuka wera uzagakorera muri wowe, akagukoresha. Twabifata nk'intambwe zikurikirana. Ari kuyoborwa no gukoreshwa ni ibintu bibera icyarimwe, kuko no mu gukoreshwa ukoreshwa kuko uyobowe. Ariko hari abantu nanone bashobora gukoreshwa na mwuka wera, ariko batacyemera kuyoborwa nawe. Kuyoborwa bisaba kumvira, ariko ndagira ngo twemeranye ko hari abantu rimwe na rimwe batumvira umwuka wera. Bikaba byashyikira umuntu ashobora no kumwumvira bamufite cyane ariko ntibamwumvire. Akaba amufite ariko ntamwumvire, agakora ibye, ntakora iby'Imana ishaka. Ariko mu gihe runaka Imana ikaba yamukoresha naho atacyumvira umwuka, ariko rimwe na rimwe Imana nayo ikaza ikamukoresha, none se icyambere ku mbaraga uretse gato wivuga ngo ku mbaraga. Ahubwo reba, iyo umuntu kenshi abatijwe mu mwuka wera ahabwa n'impano z'umwuka. Rimwe na rimwe akavuga mu ndimi, ushobora guhanura, kwerekwa, gusengera abarwayi. Ushobora kugera ku kintu cyo kuvuga ngo uretse icyo wikitondeye nyine. Ndagira ngo nyine nsobanure ibyo mumbajije. Urumva? Ni ukuvuga ngo namara kumuha impano yo gusengera abarwayi, hari igihe ashobora kubaho atacyumvira umwuka wera, ariko yagera aho umurwayi arakamusengera, Imana igakora. Gusa ntakoreshejwe n'umwuka. Ashobora kuvuga mu ndimi agahanura, kandi agahanura yaraguye. Ese ntabwo mujya mubona abantu mu rusengero bahanura, ariko wagera mu rugo iwabo aho baba, aho batuye, ugasanga baraguye. Ugasanga ibyo bakora ntabwo ari iby'umuntu, ntabwo ari iby'umuntu ukijijwe.
ni ukuvuga ngo yigeze gukizwa, yigeze kwakira, ariko arangije ngo ntacyumvira umwuka wera, ntacyoborwa, ariko ashobora gukoreshwa nawe. Ntabwo umuntu aguwo munsi ngo indimi zihite zigenda, ntabwo umuntu aguwo munsi ngo ubuhanuzi buhite bugenda, ntabwo umuntu aguwo munsi ngo nibavugaga ubutumwa ngo buhise bumuvamo. Ari n'abakora, ari n'ababikora bavuye mu mara. Umuntu akaba agakoreshwa. Samusoni ntabwo umwuka wera yamukoreshaga cyane, ndetse ibintu bikomeye binahambaye, ariko yarangiza agakata akajya kwa Delila. urumva so rero urumva hari gukoreshwa no kuyoborwa, ariko icy'ingenzi ni ikihe? umvaho ibanga riri. Ibanga riravuga ngo abayoborwa ni muri Yohana ngira ngo igice cya kangahe cya 8 ngo wa 14 abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Urumva abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Ngira ngo nari nyobye ni mu Baroma, mu Baroma mu gice cya 8 ku murongo wa 14. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, ariko abakoreshwa nawe ubwo bo basigara ari abagaragu n'abazi. Kandi umugaragu urabizi, umugaragu akorera ibihembo, ariko ntago umuragwa. Abana b'Imana nibo bahabwa umurage. Ni naho hari itandukaniro. Pastor twe dukomora ikintu kijyanye no kuvuga ururimi, kenshi tukumva nyine ko umuntu yahawe umwuka wera, cyangwa se ukumva ko ahawe umwuka wera ari uko wavuze ku rurimi. Indimi na mwuka wera ibyo bintu tubihuza gute? Kuki tubihuza? Urumva iyo usomye muri Bibiliya ukabona ko abantu babatijwe mu mwuka wera mu cyumba cyo hejuru, Bibiliya ivuga ko bavuze mu ndimi. Urumva iyo ukomeje ukagenda ukajya kwa Koruneliyo, ngira ngo niho hakurikiyeho muri Bibiliya tubona cyane abantu babuzuye umwuka wera. Noneho bakubwira ko bavuze mu ndimi. Iyo ugiye ukagera mu gice cya 19 mu byakozwe n'umwe bakubwira abigishwa ba Yohana bahuye na Paulo, akabasengera akabigisha bakuzura umwuka wera, naho bavuga ko bavuze mu ndimi. Urumva mu yandi magambo kuvuga mu ndimi nshya ni kimwe mu bimenyetso bikomeye byigaragaza muri cya gihe cyo kubatizwa mu mwuka wera. Haba rero haba impaka zidashira zivuga ko umuntu ashobora kuba yarabatijwe mu mwuka wera ariko atavuga mu ndimi, kandi umuntu ubivuga ntabwo twamutera amabuye dukurikijwe ibyanditse byera, kuko buriya bandikaga samari. Iyo ugiye muri abanyamakuru, iyo mugiye gutara inkuru, ntabwo muza ngo mwandika akantu kose detaye, mujya mutanga ingingo z'ingenzi. Ntabwo muvuga akantu kose akantu ko kandi, kuko ntabwo na kontrandi burya hari utuntu itaruka. Ese kontrandi hari ubwo bwo bandika ko umuntu yavuze ijambo kurindi, nabwo batoramo ingingo z'ingenzi. Kandi rero baruka banditse n'abandi bandikaga ibintu by'ingenzi. Niba mu cyumba cyo hejuru abantu baravuze mu ndimi nshya, ubwiganze kwa Koruneliyo akaba ariko bigenda hehe, ntabwo umuntu ajya muri detail uvuga ngo ariko ngo wenda ngo harimo umuntu umwe utaravuze mu rurimi ngo ariko wenda agaragarwaho n'ibindi bimenyetso, sibyo? Ariko birashoboka cyane iyo dukurikije ibyanditswe byera, cyane cyane iyo tuvuga iyo turoye ibintu by'impano. Hariya mu gice cya 12 mu Bakorinto ba mbere, mu gice cya 12, reka nsome impere ku murongo wa 27. Aravuga ngo nuko rero muri umubiri wa Kristo, ngo kandi umuntu wese wo muri mwe ni urugingo rwawo. Ngo Imana yashyize bamwe mu itorero, ubwa mbere intumwa, ubwa kabiri abahanuzi, ubwa gatatu abigisha, maze ishyiraho n'abakora ibitangaza, n'abahawe impano zo gukiza indwara, n'abahawe gufasha abandi, n'abahawe gutwara, n'abahawe kuvuga indimi nyinshi. Mbese bose ni intumwa? Muri igisubizo ni ikihe? Ni wowe. Ntabwo abantu bose ari intumwa. Ngo bose ni abahanuzi? Igisubizo ni ikihe? Ni wowe. Bose ni abigisha? Bose bakora ibitangaza? Bose bafite impano zo gukiza indwara? Bose bavuga izindi ndimi? Bose basobanura indimi? Ni ukuvuga rero ngo hashobora kugaragaraho ibindi bimenyetso bitari ukuvuga mu ndimi. Kandi mwibuke hari impano 9 yarondoye, ndavuga Paulo yarondoye hariya mu Bakorinto ba mbere mu gice cya 12 kiturimo.
yaravuze ngo umuntu wese ngo ahabwe ikimwerekana uwo mwuka kugira ngo bose bafashwe. Ni ukuvuga ngo abantu bashobora guhabwa ibimenyetso bigize gute bitandukanye. Ngo hariho ngo yaravuze ngo icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi ngo ariko umwuka ni umwe, sibyo? Kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana ariko umwami ni umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora ngo ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho uwo mwuka kugira ngo bose bagire gute bafashwe. Urumva ngo mwaheshwe ijambo ry'ubwenge, undaheshwa n'uwo mwuka, ndagaheshwa ijambo ryo kumenya, undagaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undagaheshwa n'uwo mwuka impano zo gukiza indwara, undagahabwa gukora ibitangaza, undagahabwa guhanura, undagahabwa kurobanura imyuka, undagahabwa kuvuga indimi nyinshi, undagahabwa gusobanura indimi. Ngo ariko ibyo byose mwuka umwe niwe ubikorera muri bo. Agabira umuntu wese ukuntu yashoje hano aka kana. Yavuze ngo agabira umuntu wese uko yagize gute uko ashatse. Zani yawe yaguhaye nanjye zani yampaye. Kose. Rose nahoze mbona abantu bagiye batubaza ariko natwe twumvaga turi bikomozeho. Ngo yagize ngo ni ibihe bimenyetso bigaragara ku mwuka wera, ko umwuka wera ari gukora mu buzima bw'umuntu. Urumva reka duhere kuri cya kibazo cyangwa se ijambo ryatuzinduye rwa ruhare rwa mwuka wera. Buriya ibyo twavugaga byose rega n'ubundi ni uruhare. Urumva ariko ndagira nkubwire ko duhere wenda mwuka wera we twamuvuze, ariko duhere ku ijambo ry'ubuzima bwa gikristo. Ubuzima bwa gikristo ni ubuhe? Mu magambo yoroshye cyane, ubuzima bwa gikristo ni bwa buzima umuntu abaho amaze gukizwa. Nuvuga ngo ubukristo ni ubuzima bwa bundi umuntu abaho amaze gukizwa. Kandi urumva umuntu aba umukristo ryari cyangwa hehe? Nuvuga ngo umuntu aba umukristo hose. Aho uri hose ugomba kuba umukristo. Mu kazi ugomba kuba umukristo, mu rugo uri umukristo, mu nzira ugenda uri umukristo, mu rusengero uri umukristo, muri mission uri umukristo. Nuvuga ngo ni ahantu hose kandi igihe cyose, no muri situation iyo ari yo yose, mu bukene mu bukire, niba uri umukristo ugomba kuba umukristo. Uri muzima cyangwa urwaye ugomba kuba umukristo. Ukize cyangwa ukennye ugomba kuba umukristo mu buzima bwose. Ariko noneho ndagira ngo babwire ko umwuka wera niwe udushoboza kubaho ubuzima bwa gikristo. Umwuka wera niwe udushoboza. Ntabwo dushobora kubaho ubuzima bwa gikristo ngo burame umwuka wera atari kumwe natwe, atari mu buzima bwacu. Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ndagiye ariko ntabwo mbasiga gutyo. Nibonaga basize gutyo ntabwo byakunda, ntibyashoboka. Ibyo abashakira, ibyo yabitangiriye ntabwo byashoboka. Niyo mpamvu rero umuntu adashobora kuba ubuzima bwa gikristo ngo agire resistance abitindemo nta mwuka wera. Nivuga ngo umwuka wera ikintu cya mbere adushoboza kubaho gikristo. Urumva adufasha kubaho gikristo ko ntidushobora kuba twarwana intambara nziza tutari abakristo. Ntidushobora kurwana intambara y'umwuka tudafite mwuka wera. Urumva bivuga rero ngo ubuzima nyabwo bwa gikristo bushorerwa na mwuka wera. Nicyo Yesu yabonye arabata abantu nubwo nabitangiye ariko ntabwo bashobora kuresista badafite mwuka wera. Icyo ni icya mbere gikomeye. Icya kabiri twakivuze ni ukuyoborwa. Mwuka wera niwe muyobozi mukuru. Twasomye hariya muri Yohana 16:13 ngo mwuka wera naza ngo azabayobora mu kuri kose. Urumva niwe uzabayobora mu kuri kose. Niwe uzatuma muvuga uko mukwiriye kuvuga, mukitwara uko mukwiriye kuvuga, mukabaho muri kwakuyoborwa mu kuri kose. Azadufashamo no kwera imbuto za gikristo. Nibwo azagufasha kubaho wishimye, kubaho ufite amahoro, kubaho uri umugwaneza, kubaho wihangana, za mbuto zose
umukristo akwiriye kwera. Ni ukuvuga ngo mwuka wera utamufite byakugora, wanabyishakamo bikageraho bikakunanira, ariko mwuka wera aradushoboza. Ikindi adukorera, ariko ndavuga bikeya kuko sinabivuga byose. Imirimo ya mwuka wera ntiwayibara. Umuntu akubwiye ngo vuga imirimo y'Imana, ni ingahe wavuga ko ari ingahe? Ushobora kuyibara. Ntabwo rero wavuga n'imirimo ya mwuka wera ngo nurangiza uvuge ngo ndayirangije. Oya. Ariko noneho ha gatatu naringeze no kuvuga ngo mwuka wera aratwigisha. Mwuka wera atwigisha. Ruriya hari ibintu teoloji itanatwigisha, hari aho itageza, ariko mwuka wera we yaza akahageza. Uzumve n'umwigisha ashobora guhagarara imbere akakwigisha, yakwigisha akantu kamwe ukumva uhishuriwe 7. Ninde uguhishuriye 7? Ni mwuka wera. Ni ukuvuga ngo ashobora kuza ukumva bya bindi ubwiye arabyaguye. Ni ngo we aratwigisha. Mu isezerano rya kera haraho mu buhanuzi bwa Yeremiya mu gice cya 31 ku murongo wa 30, wenda reka duhere na 3. Aravuga ngo ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Israheli hanyuma y'iyo minsi ngiri, nuko Uwiteka avuga ngo nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo, kandi mu mitima yabo niho nzayandika. Urumva? Ngo nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwa, kandi ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we, umuntu wese nuwo bavindimo. Urumva ngo amwigishe ngo menye Uwiteka. Urumva mwuka wera azagira gute? Azabigisha uko bambara, azabigisha uko babaho, azabigisha uko bavuga, nyabona abantu duhangana cyane kubigendanye n'imyambarire n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Ariko ubundi abantu bakabaye buzuye umwuka wera by'ukuri, bafite umwuka wera mu buzima bwabo. Ntabwo wajya kumwigisha ngo have kwambara ubusa. Mwuka wera ntakwemerera no kwigisha ukabikora ubikunze, udasunikanye, udahanganye, hari binakwigishiriza neza. So rero mu mirimo akora harimo kutwigisha, aratwigisha, azatwigisha Bibiliya Ikindi kintu gikomeye, ubwo reka mbivuge nihuta wenda bike nateguye. Icya kane twavuga nuko ashiramo umuntu umuhamagaro. Burya umuhamagaro nari abantu batekereje ko mu kanya twanabivugaga ngo abantu bashobora gusengera umuhamagaro. Ntabwo wasengera umuhamagaro ngo ukuzemo. Ntabwo ari icyifuzo umuntu atanga ku Mana. Ngo Mana mbabarira nzaho umuvuga butumwa, ngo Mana mbabarira nzaho umupastori, ngo Mana mbabarira nzaho intumwa, Mana mbabarira kata. Nibigushyiramo ntabwo ari ibintu usaba. Ndetse uretse n'umuhamagaro, urabona cyo ni ikintu kinini. Haba n'impano, akagasingo kamwe n'impano imwe ubwayo. N'impano ntabwo umuntu ayisaba, ahubwo umuntu arayihabwa. Kuko ari abantu basengera impano bakazarinda basaza ntayo babonye. Kubera iki? Kubera ko twabonye ko impano ni igikoresho. Ni igikoresho gihabwa umukozi kugira ngo akore umurimo w'Imana. Kuko Imana ni umukoresha, njyewe ndi umukozi, hanyuma impano mpaye ni igikoresho. Kandi ampa igikoresho kijyanye n'umurimo antumyemo. Ntago wajya kwigisha ku ishuri uri mwarimu ngo baguhe isuka, baguhingwa. Ntago wajya kuragira, ugiye kuragira ngo baguhe ikaramu, ahubwo baguhe inkoni. Ni ukuvuga ngo Imana kubw'ubushake bwayo n'iki guhamagariye, iguha igikoresho kijyanye n'icyagutumyemo. Kandi urabizi ko ari inshingano z'umukoresha gushakira ibikoresho umukozi. Ntabwo umukozi yishakira ibikoresho, ahubwo noneho rero aguha igikoresho kijyanye. Noneho niyo mpamvu rero ari umuhamagaro, ari n'impano. Ntabwo turi bwongere kujya gusoma ntitwabivamo. Ubona haraho Imana ngo Mwuka wera yahamije ngo Paulo na Barinaba ngo bajye kuvuga ubutumwa mu mahanga. Mwuka wera bashyiramo uwo muhamagaro n'impano byose umuntu ahabwa uko Mwuka wera ashatse, ntabwo ari ubushake bw'umuntu. Hanyuma ikindi nuko buriya Mwuka wera mu bintu bikomeye akora, dukwiriye no kuvuga cyane tukabitsindagira, nuko ahindura imiterere mibi yacu akayihindura myiza. Cyiza cyane. Buriya akaza muri za kamere, ingeso mbi n'ibindi, araza akabimenagura, akabijanjagura, akagutunganya, akakugira mushya. Wenda umunsi
ubishaka cyangwa ni oya si ukuvuga ngo ubishaka kuko n'ubundi cya gihe ufite inyota yo gushaka mwuka wera n'undi ukeneye guhinduka ndetse ukanahinduka rwose urumva mwuka wera rero iyaje muri wa mubatizo araguhindura ari amagambo meza ariko ndayasoma ntabwo njya ncaho ari muri Ezekiyeli igice cya 36 namwe murahita muyakunda uyu munsi niba mutayakunda igice cya 36 umurongo wa 25 aravuze ngo nzabanyanyagizaho amazi meza ngo maze muzatungana. Amen. Urumva muzagira gute? Tuzatungana. Mbakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. Urumva mbakureho imyanda yanyu yose ariko noneho si ni imyanda ahubwo n'ibigirwamana. Bya bindi byafashe imitima yanyu. Bya bindi mwaragijwe kera. Bya bindi babamurikiye kera mu mateka yanyu. Nzaza mbibambure nzabakorera deliverance mu yandi magambo. Nzabatandukanya nabo. Ku murongo wa 26 ngo nzabaha n'umutima mushya. Urumva ko ari umutima mushya ngo mbashyiremo n'umwuka mushya. Yego. None ijambo rikomeye cyane nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye. Nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye. Noneho ngo ngire gute? Ngo mbashyiremo umutima woroshye. Amen. Urumva iyo mpinduka nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye mbashyiremo umutima ugize gute? Mbashyiremo umutima woroshye. Ushyire umutima woroshye. Urumva ngo kandi nzabashyiramo n'umwuka wanjye ntimugendera mu mateka yanjye n'amategeko yanjye mukayasohoza. Amen. Sinabwiye ngo murahita murikunda murahita mumbaza neza igice cya 20 igice cya 36 umurongo wa 25 kugeza kwa 27. Uvuga ngo rero aradutunganya. Muri bwa buzima bwa Gikristo aradutunganya neza. None ikindi mwabonyemo twakurikizaho nacyo kirimo hano nuko adushoboza gukiranuka. Adushoboza gukiranuka ngo niba haraho watsindwaga harahazagushoboza noneho kwatambuka udakiranuka udasubiye inyuma. Urumva kubera iki? Kubera ko ubundi umuntu wuzuye umwuka wera n'urugero ajya amera nk'umugore utwite. Umugore utwite muri abadamu mwimbi bivuga wenda harimo uwo byabaye. Iyo umuntu yatwite agira guhurwa no kugira gute? No gutwarira kandi murabyibagiye. Umuntu ashobora guhurwa ariko akanagira gute? Agatwarira. Rimwe na rimwe agahurwa ikintu urabivuze neza cyane. Ako sinari kugatekereza ariko noneho urakoze cyane. Noneho rero iyo mwuka urageze mu buzima bwawe agutera guhurwa ibyaha. Kandi nzu wabikunda gasaba mugane wawe. Umuntu yakundaga kugira gutya na gutya ABCD yo ariko mwuka wera yaza mu buzima akabihurwa akanga icyaha n'inzira yacyo n'uwashaka kubimujyanamo rukumva rwose aramwanza atandukanye nawe. Ariko agatwarira ijambo ry'Imana, agatwarira kujya mu masengesho, agatwarira guterana, ukabona inyota ye inzara ye irukana imuganisha mu rusengero. Tuma ajya gufata birangwa asome ashaka ijambo ry'Imana. Urumva akagira gute? Agatwarira iby'Imana. Kandi urabizi nyine ni amagambo ari mu Bagalatiya ho ubundi ngo iby'umwuka wera ibyo kamere ikunda nibyo mwuka wera yanga. Ibyo mwuka wera nawe akunda nibyo kamere nayo yanga. Umuntu abakora ibyo atikoresha. So rero urumva amera nk'wa mugore utwite. Hanyuma rero ikindi nuko adushoboza no gutambuka mu bigeragezo. Buriya mwuka wera adushoboza gutambuka mu bigeragezo tudatinye tudasubiye inyuma. Tugatinyuka none dusubira inyuma ntidutinye ibigeragezo. Murabizi muri kamere muntu nta muntu ukunda ibigeragezo no kubyihanganira biragora. Ariko iyo mwuka wera yaje uzi ko ajya kubera nk'ikinya ugaca mu bigeragezo abantu bakazajya bagira ngo nta bibazo ugira. Akakureba no kubaso bakabona nta bibazo ugira. Ariko urwana intambara nyinshi ariko mwuka wera akakubera nk'ikinya urumva ngo agutambutsa mu bigeragezo. Urumva akagushoboza aragushoboza. Nahangaha muri rya jambo buriya birimo buriya yavuze ngo azatubashisha kugendera mu mateka
n'amategeko umuntu akayakurikiza ni ukuvuga ngo aho yatsindwaga aho yasubiraga inyuma ntabwo biba bikirimo. urumva rero adushoboza gutambuka mu bigeragezo. Ikindi ni uko adushoboza gukorera Imana, aduha imbaraga z'umurimo. Twavuze ngo Petero umunsi umwe yabwirije abantu ibihumbi n'ibihumbagiza, ariko mu myaka 3 n'igice yabwirije abangahe? Ariko nuvuga ngo aduha imbaraga z'umurimo akadushoboza gukorera Imana. Kandi icyiza cya Mwuka Wera yoroshya imikorere. ubundi iyo Mwuka Wera adahari abantu barasereganya bagashyiramo imbaraga bagashyiramo n'iz'umubiri mekanike nyine bagakora iyo bwaba. Ariko iyo Mwuka Wera ahari we biroroha. Ni mu mavuta nyine, no gukorera mu mavuta, no kubwiriza mu mavuta, no gusengera mu mavuta, ibintu byose biroroha, yoroshya imikorere, ntabwo tuvunika. Iyo Mwuka Wera aza gukorera muri twebwe ntabwo tuvunika, ntabwo duhangayika, aho araza koroshya imikorere. Kubera iki? Kuko tuba turi ku yindi dimension. Pastor no mu rugo no mu bana no ku mugabo no ku mukozi hose cyane rwose. Iyo Mwuka Wera hari ibintu biroroha, ntabwo ari ugukaraza no kugongana no gukocagurana. Oya, Mwuka Wera nyine araza akaba yamavuta, nuko tutavuze ibimenyetso, ari umuntu akaba muri ya mavuta. Ikindi gikomeye cyane buriya atumara irungu. Atumara irungu Mwuka Wera. Yesu se yavuze ngo sinzabasiga nk'imfubyi. Atumara irungu. Buriya Mwuka Wera yahari iyo umufite nubwo wari wenyine arakuganiriza, ukumva araguhumuriza, ukumva aragukomeza, ukumva ijambo ry'ihumure muri wowe, ukumva arakongorera, nta gatuma ugira irungu, abana natwe ibihe byose. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo sinzabasiga nk'imfubyi. Imfubyi murayizi, irigunga, imfubyi bayibaza amaherezo y'ubuzima, imfubyi irahangayika. Niyo abandi bayigiriye neza ivuga n'ubundi siko bizahora n'ubundi, urumva. Ariko Mwuka Wera araza akatumara irungu, akaduhumuriza, akadukomeza. Niyo mpamvu n'ubundi ahora aduhumuriza, ahora yomora ibikomere byacu. Turakomereka komora, tugakomereka komora. Mwuka Wera ahora aduhumuriza. Suko tudakomereka, ahubwo we ahora mu murimo wo kuduhumuriza, kutwomora ibyo bikomere. Ikindi twavuga nuko aduha ubutware. Aduha ubutware. Buriya umwana w'umuntu akiri muri Edeni, Adamu, yari afite ubutware bukomeye. Yaramagaraga n'inyamaswa zikamwitaba, yazihaye n'amazina n'iki. Ariko amaze gukora icyaha, mu byo yatakaje byinshi habayemo n'ubutware. Niyo mpamvu iyo umuntu asubiye rero mu bihe bya Mwuka Wera ahabwa ubutware, tumera nk'aho asubiye muri Edeni. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo muzafata inzoka na scorpion. Nuvuga ngo hari ubutware, muzirukana abadayimoni, muzakora ibitangaza. Hari ubutware atanga bukomeye, ubutware ku badayimoni, ubutware ku mbaraga z'abarozi, ubutware ku kintu cyose gihiga umwana w'umuntu. Ni byinshi, reka turekere kugira ngo dusigire ibibazo byanyu muri bubaze. Ariko ibyo Mwuka Wera akora muri ubuzima bwa Gikristo ni byinshi, kandi murumva tukivuga ibingibi murumva ko buri wese amukeneye. Buri wese aramukeneye. Ushaka gutunganira Imana aramukeneye, ushaka gukorera Imana aramukeneye, ushaka kugendana n'Imana aramukeneye. Mwuka Wera turamukeneye mu buryo bwose bushoboka. hari icyo ugeze kuvuga ngo Mwuka Wera nyine agira amarangamutima. Hari igihe umukristo ashobora kumubabaza cyangwa se kumuzimya. Ahubwo uvuze ibintu bibiri, hari ukumubabaza, hari no kumuzimya. Kumubabaza twavuze ngo agira amarangamutima, sibyo? Buriya Bibiliya se ntivuga ngo ntimugateze Umwuka w'Imana agahinda. Ngira ngo ni mu Efeso ndumva ariho babivuga ngo ntimugateze Umwuka w'Imana agahinda. Reka nze nshaka iryo jambo, kandi ntimugateze agahinda. Ni mu gice cya 4 mu Efeso ku murongo wa 30 ngo kandi ntimuteze agahinda Umwuka Wera w'Imana washyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungura. Simumva nyine agira amarangamutima, arababara, agira agahinda, agira intimba. Kuri ubushake bw'Imana ni uko umuntu agendera mu byiza, agakora ibyiza. Yesu yaratwitangiye arangiza ibintu byose, ariko twebwe tujya tunanirwa kwinjira mu migisha yaduteguriye, kwinjira mu mpano yaduhaye, yadusigiye ngo tuyakire y'agakiza. Urumva ibyo rero bibabaza Mwuka Wera,
kuko niwe twahawe. Iyo umuntu akizirwa akagira gutya akanga kumwumvira agasubira inyuma, bibabaza Mwuka Wera, agira agahinda, amutesheje agaciro, kandi akomeza nawe kugarura, akora uburyo butandukanye bwo kugarura, akaza mu bitekerezo byawe, ibyaba na ngombwa akaba yanagutumaho. Ariko iyo wanze bya bindi waruvuze, ashobora no kugenda burundu, noneho mugatandukana, kuko buri ikintu mupfana cya mbere nuko kubaho ubuzima bwera. Bwa Umwuka Wera abana nawe uri mu buzima bwera. Iyo utemeye kuba ubuzima bwera ntago mugumana. Ni wa muri yaravuze ngo yabonye kuyoborwa n'umubiri, none saba ngo garuka. Nukuvuga ngo usaba ko agaruka rero kuko yagiye. Rero ashobora kugenda rwose, ashobora kugenda mugatandukana. Siko kumuzimya se, none si yagiye nyine, hari ubwo itabaza ryawe riba ricyaka. Yego Dudu, turebera ko kumuzimya nyine uba wamujimije nyine nawe akakigendera. Turebera ko hari abantu baba ubundi kumuzimya, ubundi ntabwo umuntu yazimya Mwuka Wera, kuko umuntu wese wamuzimya gute? Ni imvugo, iyo ni imvugo abantu baba bakoresha, ni imvugo abantu baba bakoresha. Ariko ubundi iyo abonye ko wanze kuyoborwa nawe arigendera nyine. Pastor, hari twavuze ku kuntu Umwuka Wera atwigisha, ukuntu atuyobora, ariko mu buryo akoresha yenda harimo n'ijambo ry'Imana, ariko twagira ngo tugaruke kwijwi. Ijwi rya Mwuka Wera umuntu aritandukanya ate n'ibitekerezo bye cyangwa se n'amarangamutima ye? Urumva icyo cyo ni ikibazo, kandi ni ikibazo gihoraho, kuko mu buryo bw'ijwi rya Mwuka Wera ushobora kumva ijwi nyine. Ijwi ushobora kumva ijwi nk'uko umuntu yumva undi, nk'uko uri mu nyumva ubu ngubu cyangwa se mubona mvuga. Ushobora kumva ijwi rye ukumva arakubwiye, ariko ashobora no kuza mu mutima. Noneho rero iyo aje mu mutima, ikintu kizabikubwira, ubundi yaje mu mutima nuko aguha amahoro. Ubundi Mwuka Wera ari muri wowe, ubundi nakorera muri wowe, ibintu byose wumva biri amahoro. Wumva nta rwikekwe, wumva nta mutima ugucira urubanza, wumva umutima wawe ukeye, kenshi na kenshi ukumva ufite no gusunikwa, ukumva hari imbaraga zigusunika, ariko zigusunikira ku byiza. Buriya abaye ibitekerezo byawe bishobora kuguha gutekereza nabi, ugatekereza ikintu kibi. Ariko ikintu cyose kijyanye n'ubushake bw'Imana, kijyanye n'ijambo ry'Imana, n'inspiration ya Mwuka Wera, no guhumekerwa n'Umwuka Wera. Ariko ntabwo Umwuka Wera yakuzanira ikintu kibi mu mutima, waguhe gutekereza nabi. Gusa hari igihe nyine bituma wenda umuntu anashidikanya. Iyo umuntu ashidikanyije rero burya mu buryo umuntu abanamo n'Imana, rimwe na rimwe ugomba no gusaba Imana ikaguhishurira mu bundi buryo. Iyo ugize gushidikanya, si byiza guhutiraho. Mwibuka ba Gideyoni basaba ibimenyetso. Uzi ko hari igihe umuntu biba ngombwa kandi kumvisha ijwi ry'Imana, ariko ukavuga uti hano bashidikanya, ndashaka none n'ikimenyetso Mana. Iyo buri ibintu udashyikira neza, uyu ugenda bukeye, kugira ngo utazisama wasandaye. Hari umuntu waba udukurikira ari kwibaza ngo none iki, none ngire nke, ese ko numva mushaka uyu munsi ndagerageza, ejo bikanga, none mbigenze nte? Ni biki byanga? Aragerageza agasenga, agafata icyemezo, uyu munsi bigakunda, ejo bikanga. Buriya ibintu bijyanye n'agakiza rero, ubwo ntabwo numbajije ibya Mwuka, ndumbajije iby'agakiza, ibyo gukizwa, ku bijyanye no gufata icyemezo. Buri ibintu byose ni ubushake. Nuhitamo kuba umukristo uzaba umukristo, nuhitamo no kuba umupagani uzaba umupagani. Kuko ntago Imana izaza ngo igufate ukuboko guhutaze kutwaza igitugu. Umwuka Wera araza akakwereka, iyi ni inzira mbi, iyi ni inzira nziza. Wowe rero uhisemo inzira mbi, ni amahitamo yawe. Buriya ngo umuntu ngo yaguye, ngo yagize gute, ni amahitamo. Wahisemo kugwa, uhisemo gusubira mu businzi, uhisemo gusubira mu nzoga, uhisemo, ni amahitamo yawe. Ariko ni amahitamo mabi. Rero ibyo byo nta muntu ukwiriye no kubibaza, ahubwo umuntu akwiriye kwiga guhitamo neza. Umuntu nareba ikimufitiye umumaro. Ese kubaho ubuzima bw'ibyaha
akazajya gihonomo, uretse ko nabonye n'ibyaha bisigaye bigira ingaruka umuntu akiri no muri ubu buzima. Noneho nahitemo kuzajya gihonomo kubabara iteka, cyangwa ahitemo kuzabana n'Imana iteka ryose mu byishimo bidashira. Ni amahitamo y'umuntu. Nta kuvuga ngo ntakijijwe, ngo naguye nakijijwe, naguye. Ni ukugira imitima ibiri. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo abafite imitima ibiri bahitemo nibameze kamwe. Rwose icyo cyo ntagire ubaza ibintu byinshi, icyo uhisemo n'icyo ubacyo. Nuhitamo kuba umupagani wo mu rusengero cyangwa ugahitamo kuba umupagani wo hanze, uzaba uwo nyine. Ariko nuhitamo gukizwa, aho niho Mwuka Wera azanagushoboza. Ariko intambwe ni wowe uyitera. Mwuka Wera aba yamaze kuza akakwereka ikibi, akakwereka n'icyiza, kandi akaguhata guhitamo icyiza. Ni ukuvuga ngo umurimo we aba awurangije, yego, cyangwa se aba agufunguriye. Ariko nuhitamo, icyo uzahitamo n'icyo uzaba cyo. Yego, turimo turaganira ku ruhare rw'Umwuka Wera mu buzima bwa gikristo. Ese pastor, umuntu wakijijwe, yego yakiriye agakiza, ariko iyi ntambwe yo kuzura Umwuka Wera ntayigezeho, nize ngaruka azahura nazo? Ingaruka zo zirahari. Umuntu utarabatijwe Umwuka Wera, ingaruka zihaba n'izihe. Icya mbere, umurimo we uhora uri hasi. Ntago yagira imbaraga nk'uko kundi ba Petero bagize imbaraga. Ntago ari imbaraga zo gukora, ari mu buryo bwo kuyoborwa, ari mu buryo bwo gukoreshwa. Urumva byo biba biri hasi, bihorera hasi. Bihora hasi nyine, nka kiriya gihe nyine cyaba Petero bagendanye na Yesu. Ariko ntagera kuri rwa rwego rwa ba Petero bamaze kuzura Umwuka Wera. Anuvuga ngo ahora hahandi hasi, kandi biba bigoye gushikama. Biba bigoye gushikama mu bigeragezo mu gihe bibije, mu gihe habaye ibintu bikomeye, mu gihe habaye ibintu bigucarenginga bishaka kugusubiza inyuma, mu gihe habayeho, nuvuga ngo hariho souffrance, hariho n'imibabaro, ubabara cyane, ukumva ubabare bwose, kuko hari iyindi dimension utagezeho. Niyo mpamvu rero buriya Yesu yabonye ko ari ngombwa agasiga isezerano. Utaryakiriye, utaribonye, hari aho wirwanaho, ukirwanirira. Hari aho wirwanaho, ukirwanirira, ugapfapfana, mbese urastragoringa cyane. Urababara cyane, ukoresha imbaraga nyinshi cyane kandi utanafite. Ugera ahantu ukananirwa. Kenshi na kenshi naho uzabona abantu bananirwa. Ukabona abantu bananiwe, bagiye kwishingira, basubiye mu nzoga, bagize gute, kubera iki? Kuko nta gihumuriza. Wa mwuka twavuze ngo azabayobora mu kuri kose, ntabwo abayobora mu kuri kose. Za mbaraga zo gutsinda no guca mu bigeragezo, Umwuka Wera akakubera nk'ikinya, oya ntabyo. Nuvuga ngo abadayimoni baragutinya kuko bashatse, hari ubutware utaragahabwa, hari dimension utagezeho. Buriya kubatizwa Umwuka Wera ni byiza. Ni byiza cyane, kandi kutabihabwa nabyo ni ukunyagwa zigahera, wa mugani w'Abanyarwanda ngo ni ukunyagwa zigahera. Ariko ni byiza ko byonyine gusa umuntu akwiriye no kubirebera kuri aba ba Petero, ba Yohana n'abandi bose bagendanye na Yesu. Uburyo bagendanye na Yesu bari kumwe nawe, n'uburyo babayeho nyuma. Yesu yarigendeye ariko bahabwa imbaraga. Yesu yaravuze ngo muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nagira gute. Ni ukuvuga ngo bataramuhabwa ni abanyantege nke. Ni nacyo gisobanuro cyoroshye. Ni ukuvuga ngo Yesu yaravuze ngo icyakora, ni igice cya mbere ku murongo wa 8 mu byakozwe, ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzabaga bo kumpamya Yerusalemu n'Yudaya yose n'i Samariya no kugenda ukageza ku mpera y'isi. Ubwo rero ngo utaramanukirwa, utarabatizwa mu Mwuka Wera, uri umunyantege nke, ntabwo uri umunyembaraga. Nta mbaraga zo guhamya uba ufite. Ibintu byawe byose bifite ahantu bigarukira. Hari aho byakageze ariko bitarimo kugera. Naho wagira ishyaka ryinshi, naho wagira wabishyiraho imbaraga, ariko haba hari ahantu
utagera. Ikindi we haba hari n'ubusabane bw'Imana utagera ku kigero cy'uburyohe bwuzuye. Urabona n'ibintu biraryoha ariko ntibiryoha kimwe. Hari ibintu biryoha cyane n'ubusabane bw'umuntu wuzuye umwuka wera n'Imana, barasabana cyane bikaryoha. Ariko umuntu utaruzura umwuka wera nyine aba umuntu wirwanaho, nyine abaho nk'imfubyi. Abaho nk'imfubyi nyine, agira irungu, ashobora kwiheba cyane. Ese wagira ngo Petero amaze kuzura umwuka yarigeze yongera kuvuga ngo nzabaho gute? Ntabwo uzi imbere babaza ngo none ko twasize ibyacu byose tugasenga imiryango yacu yose tuzaba abandi, amaherezo yacu ni ayahe? Ariko amaze kuzura umwuka yarongeye kubaza ibyo bibazo. Ntabwo yongeye. Ni ukuvuga ngo hari itandukaniro rikomeye hagati yo kuzura umwuka wera no kutuzura umwuka wera. Hari Petero wa mbere na Petero wa kabiri baratandukanye. Wagira ngo urebye Petero yuzuye umwuka wera arimo kuvuga ubutumwa, arimo guhana, yewe bamukubitira mu rukiko akavuga ngo ntidushobora kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ibyo twabonye kandi twumvise. Arimo abihamya ati Yesu ngo muvuga ngo tumuceceke niwe w'izima ryazwe namwe abubatse, ariko ryabaye rikomeza imfuruka. Natwe ntabwo dushobora kureka rero, ntabwo tuzareka kumukurikira no kumuvuga. Kandi nta rindi zina twahawe mu isi yo gukirizwa ngo kereka izina rya Yesu. Bakavuga ngo nimukavuga iryo zina we, ahubwo niho bakarivugira kimwe. Ariko mbere yaraberaga gahunga, bavuga ngo nta muzi. Ari itandukaniro rero, itandukaniro rinini cyane. Turimo turasatira umusozo. Uranyemerera turebe hamwe ubutumwa bw'abantu. Hari abagiye batwandikira ibibazo ariko bisa nkaho twagiye tubinyuramo. Yatubaje ati nigute wamenya ko ijwi wumvise biturutse kugira ngo twagisubije. Undi yavuze ati ese mukaba arashobora kuyobora umuntu mu byo akora byose mu buzima busanzwe nk'akazi, ubucuruzi cyangwa amashuri. Yagira ngo natwe twakivuze ati niki gituma abakristo bamara igihe kinini mu rusengero ariko ntibagaragaze imbuto z'umwuka wera? Ngo ni gute bamara igihe kirekire? Gituma abakristo bamara igihe kinini mu rusengero ariko ntibagaragaze imbuto z'umwuka wera? None se icya mbere nyine ni nicyo twavuze. None se umuntu utera imbuto, twavuze ko umwuka wera mu byo dushoboza harimo no kwera imbuto. Urumva? Rero buriya gutinda mu rusengero ntabwo bivuze gukizwa neza. Gutinda mu rusengero ntabwo bivuze kubatizwa mu mwuka wera. Gutinda mu rusengero ntibivuze ko umuntu rwose akora iby'Imana ishaka, kuko hari abahatinda bahakora amarorero. Hari abahatinda bivuze ko niba umuntu atera imbuto, niba umuntu akigaragaza amahane, niba umuntu akirwana, niba umuntu agikora ibyaha akibangamira abandi, gusa ubundi uwo muntu abakijije. Ntabwo rero buriya ibyo gutinda mu rusengero ntibikabatera ikibazo, kuko biterwa n'uburyo umuntu ahatinze. Ushobora kuhatinda rwose utanabirimo neza, ibintu utabirimo neza kandi ukahatinda. Ubundi kera abantu baragwaga bakagenda, ariko basigaye bagwa bakagumamo. Bimwe no mu kaga itorero rifite ni abantu biyitirira ko bagikijijwe baba mu itorero, ariko baguye kera. N'ibyo bavuga ni iby'abantu baguye, n'intambara barwana ni iz'abantu baguye, n'ingeso bagira ni iz'abantu baguye, ariko bagumye hehe? Bagumye mu rusengero. Bakora n'umurimo Ngwiki baririmba, babwiriza, bayobora, bagira gute, baraguye. Urumva? Nuwo rero ngo ntago bikiri nka kera umuntu yaragwaga akabivamo. Kubera iki? Kubera ko abantu banatinyaga mwuka w'Imana. Mwuka w'Imana bakamutinya kuko mwuka yakoraga mu itorero cyane. Urumva? Ariko uyu munsi wa none ubuzima tubayeho bw'iki gihe bwo muri iki kinyejana tugezemo, ni igihe abantu batanakwemerera mwuka wera gukora mu buryo bwuzuye. Kuko wazana iby'umwuka bakazana iby'amategeko. Reka dusubize n'uyu muntu umwe navuze ngo se pastor, umwuka wera aba ku muntu cyangwa aba ku itorero? Aba ku muntu cyangwa aba mu itorero? Umwuka wera nta nubwo aba ku muntu, umwuka wera aba mu muntu. Sibyo? Noneho rero njyewe namwe tugize itorero. Umwuka wera abaye muri njye, akaba muri Alphonsine, akaba no muri wowe. Hanyuma itorero ntidufite mwuka wera se? Abaye ari kuri n'ubanga aba mu muntu akaba no mu itorero. Kandi abaye muri bamwe nyine nuko itorero muri iki gihe
cyangwa se n'ikigeni n'ibihe byose amatorero yangaya bita local church cyangwa se regional ry'akarere, itorero ry'akarere ribamo itorero nyirizina nyaryo rya Kristo, ariko rikabamo n'idini, ribamo abantu badakijijwe ariko rikabamo n'abantu bakijijwe. Ngo abamo itorero, buriya hari itorero nyaryo ryo mu ibanga, itorero rya Kristo, itorero ritagaragara. Iryo ntago ari ADPR, iryo ntago ari Restoration, iryo ntago ari Zion. Itorero ritagaragara ni itorero rya Kristo. Ariko muri aya matorero yacu nanone niho hayishemo umugeni wande, umugeni wa Kristo. Ariko abana b'abanyedini bari bakora n'ibyaha bikomeye, nibyo twavuze ngo baragwa bakaguma aho ngaho, baragwa bakaguma aho ngaho, barangiza bakatuzanira imiraba n'imiyaga, bakadusebya, bakatwandagaza, bakagira ngo nta bukristo bukibaho, bakagira ngo muri iki gihe abantu baziga batekereza ko nta bukristo bukibaho, ko abantu abakristo bashize, abakozi b'Imana nyakuri bashize. Kubera iki? Kubera ba bantu batuvangira, kubera ba bantu batwandagaza, ba bantu badusebya, ba bantu bagenda bakagaragara hariya bitwa bacu ariko bakagaragaza ibintu bitari ibyacu. Noneho bakatukisha itorero, bakagayisha umurimo w'Imana, bakagayisha abakozi b'Imana. Abantu babona abakozi b'Imana aho kugira ngo babonemo isura ya Kristo, bakabata dore babesikoro. Ariko biraterwa n'iki? Biraterwa na abantu mwarimo muvuga batinda mu rusengero ariko banze guhinduka, badakijijwe, ahubwo ari abapagani. Pastor, turimo turasatira umusozo w'ikiganiro cyacu. Ni iki umuntu yakora mwamubwira kugira ngo umubano we na Mwuka Wera urusheho gukomera, kandi nyine ubwo n'umuntu utaragera kuri uwo Mwuka Wera ngo awuzure, mwamubwira iki? Ubwo ni mu buryo bubiri. Umbwiye wamaze kwakira ariko noneho yamurinda gute, yakora iki? Icya mbere ni ukumwumvira. Kumwumvira ni ukwirinda ibyaha n'inzira zabyo. Iyo umwumvira ukabaho ubuzima bwera, murabana rwose, murabana mugasabana, akagukoresha, akakuyobora. Ni ukwanga icyaha n'inzira zacyo, ubundi ukamwumvira, mukagendana. Ugakunda gusenga, ugakunda ijambo ry'Imana, ugakunda ibintu byose bikwegereza Imana. Niba uri umukristo ukajya ku ifunguro ryera, niba uri umukozi w'Imana ugakora umurimo kandi ukawukora neza ntuzawubazwa, urumva, mbese ukagendera muri uwo mujyo. Naho rero ku muntu utarakabatizwa Mwuka Wera, icya mbere banza urebe niba warakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Icyo cyo ni ihame. Yavuze ngo ntibishoboka ko bisi bamuhabwa, ntibishoboka. Umuntu utarakijijwe ntago ashobora kumuhabwa, byo ntibishoboka, byo muzabyibagirwa. Hanyuma rero niba waramwakiriye, igikurikiraho ni iki? Baho ubuzima bwera, baho ubuzima bwo kumvira wa mwuka watumye ukizwa. Naho utarabatizwa Mwuka Wera, ariko mu mutima wawe habamo umujyanama witwa Mwuka Wera utagaragara, sibyo? Umwumvire, ukunde gusenga, ukunde kwegera Imana, nawe hari igihe bizaza nawe bigutungure. Nta kindi, ubeho witeguye, kandi numve ko hari ishyano ryaguye. Wowe ba mu mwanya wo gusenga, gukunda ijambo ry'Imana, kwiyeza, ntugakunda ibyaha, ntukanyere no mu ngeso zawe. Nagira n'ikigusitaza, ihutire kwegera Imana, usaba imbabazi, uwezweho ubuzima bwera, ubundi utegereze. Dudu, hari icyo wavuga mbere ko dusoza? No gushimira abantu bagiye batwandikira kuri YouTube, naho reka tuhirengagize. Ndungutse atubwira Tamena, dusaba Imana. Theoneste atubwira tungaramutse neza, twishimira iteka kubana namwe, mwarize neza, turabakunda. Disabimana Shakira ati Amena, Habimana Amena cyane, mwakoze. Iyakaremye Pauline ati Pastor Justin, turagukunda pe, twifurije ibyiza byose ntibikabure iwawe. Emmanuel Rwibutso nawe tumwaramutse neza, mushumba mwakoze cyane kutuganiriza. Umwuka Wera, ariko se ubona abantu benshi bakomeza gukora ibyaha nkana, twakora iki ngo dukomeze kuba mu cyo wisime wo mugenzi? Ati kugwa ukagumamo, ongeraho n'abarimo bataraguye kuko batigeze bahagaragara
batigeze bahagarara ubwo naburiye inkike nizo ngizo ubwo butumwa twakiriye kuri tubara bagiye kutubirengagiza. Yego murakoze cyane. Umuririmbyi umwe yararimbye ngo dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wamutugeneye. Umuntu rero utarashaka uwo mwuka wera ngira ngo ikiganiro kiramukanguye. Hanyuma kandi Pasteur Justin atubwiye uburyo warinda umwuka wera kugira ngo urusheho gukomera no gushaka ko ukomeza kwera no gukora imirimo myiza yose ya gikristo. Uwo mwuka wera azakomeza kubana natwe n'isezerano ryacu n'abana bacu niko ijambo rivuga. Mwakoze rero Dudu, wakoze cyane kandi Pasteur Justin nawe turamushimiye kwitabira ubutumire bwacu ndetse no kuganiriza abakunzi ba Life Radio na Life TV. murakoze cyane. Buriya hari n'igihe tuzavuga umwuka wera mu murimo cyangwa mu itorero ko twavuze ku buzima bw'umuntu ku giti cye. Yego n'igihe wenda tuzasobanura n'ibintu byo kubatizwa mu mwuka wera ubundi ni iki, kubera icyo bavuga kubatizwa mu mwuka wera. Hari amagambo menshi ariko y'ingenzi abantu bakwiriye kurushaho kumenya, kuko hari igihe tuba tuje tukabivuga muri rusange ariko ugasanga hari ibyo abantu nanone bakifitemo confusion, ariko bizajya bigenda bisobanuka neza uko tuzaturushaho kuganira. Mwakoze cyane kandi n'abakomeje kudukurikira batwandikiye mwese mwakoze, abadukurikiye bucece mwakoze. Ikiganiro ni Morning Bread, twavugaga ku ruhare rw'umwuka wera mu buzima bwa gikristo. Nizere ko mwafashijwe, nizere ko mukomeza kuza ijambo ry'Imana ndetse mukurikira n'iki kiganiro kuko kigumaho kuri YouTube no ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu. Mwakoze rero, mukomeze kugira umunsi mwiza n'ibihe byiza.